Yesu ashimwe cyane bavandimwe, ndabashimiye ko turi kumwe kandi ndabashimiye ko mwampisemo mukantekereza mukantumira kugira ngo tubane muri aya materaniro yacu dusangiye. Impamvu mvuga ngo dusangiye, muri hano kubera ko mufite icyo muhuriyeho, mwagize amahirwe yo kuvukira mu miryango ikijijwe, ababyeyi banyu bakorera Imana, barahisemo guha ubuzima bwabo Yesu. Uwo ni umugisha, nubwo mwagiye muhuriramo n'ibibazo byihariye bijyanye of course naho mwavukiye nyine n'uwo muhamagaro w'ababyeyi banyu, ariko ni umugisha. Ntitwabigereranya n'abana bavukiye mu muryango ho base ari abasinzi cyangwa se ababyeyi babo barwana baticara ngo basenge na rimwe, ntabwo wabigereranya. Reka mvuge ngo ibibi birarutana mu isi, ntaho twahungira ibibi, ariko Imana bahaye umugisha wo kuvukira ku babyeyi babereka nibura inzira y'Imana. Ndabashimiye rero, mwakoze kuntumira. Ku batanzi, nitwa Pastor Senga Emmanuel, ndi umupasitori muri Eglise Vivante. Imana ibaha umugisha. Mwasabye ko tuza kuganira ku gakiza. Agakiza icyo ari cyo n'agakiza kuzuye icyo ari cyo. Ese agakiza ni iki? Ngira ngo mwarabonye na post. Icya kabiri ni gute umuntu amenya ko akijijwe. Munyemerere dusubizire iki kibazo cya mbere. Agakiza ni iki? Agakiza si umwihariko w'ijambo ry'isezerano rishya. Oya, ijambo agakiza turibona mu isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ni ijambo ryakoreshejwe mu buryo bubiri butandukanye. Iyo Bibiliya ivuga agakiza mu isezerano rya kera, ikibivuga, ikibisobanura gitandukanye n'icyo Bibiliya yita agakiza mu isezerano rishya. Gusa hose iri jambo ryarakoreshejwe nk'uko nari ndangije kubivuga. Mu isezerano rya kera, ijambo agakiza ryakoreshejwe nko kuvuga ngo gutabarwa, kurokorwa, kurengerwa, kuvanwa mu byago cyangwa mu maboko y'abanzi. Ibi byose byabaga byerekeranye n'ubu buzima bw'isi. Ni nko kuvuga ngo gutabarwa mu makuba, gutabarwa mu banzi, gutabarwa mu byago cyangwa se kurokorwa ibyago, kuvanwa mu bibazo, mu bukene, mu banzi, byose byabaga byerekeranye n'ubu buzima. Nabaha ibyanditswe byinshi bihamya ibyo mvuze. Zaburi 119 umurongo wa 81, Zaburi 150 umurongo wa 155 nari mvuze, Zaburi 119 ndetse n'umurongo wa 166. Ibyanditswe ni byinshi. Yeremiya 8 umurongo wa 20, Yesaya 59 umurongo wa 11, Yobu 22 umurongo wa 29 n'indi mirongo myinshi ntarangiza. Reka nongereho Yesaya 60 umurongo wa 18 ndetse na Yesaya 62 umurongo wa 1. Nanone agakiza kavugwa mu isezerano rishya bahanura cyangwa se gahanurwa agakiza Israheli ndetse n'isi izabonera muri Kristo Yesu, uwo bitaga Mesiya. Aha naho twabisoma muri Yesaya 25 umurongo wa 9 cyangwa ibice 45 umurongo wa 17, Itangiriro 49 umurongo wa 18, Maraki 3 umurongo wa 20. Ibi byanditswe n'ibindi byinshi byose bigenda byerekana abahanuzi bahanura agakiza kazabonwa n'Abisiraheli ariko ndetse n'abanyamahanga bagategereje muri Mesiya. Agakiza mu isezerano rishya ko gasobanurwa gutya. Meaning yako, iyo mu isezerano rishya bavuze ngo agakiza kaze, babaga bavuze iki? Bagaba bavuze ibi bintu nanone byinshi. Reka ngerageze gusobanura icya mbere. Agakiza mu isezerano rishya bagasobanura nko gucungurwa, kurokorwa urupfu rw'iteka, kuvuka ubwa kabiri, kubabarirwa ibyaha, kuhagirwa ibyaha. Ibi byose byabaga bisobanuye agakiza cyangwa guhabwa ubugingo buhoraho, kuba umwana w'Imana. Aya magambo yose niyo agenda asobanura agakiza mu isezerano rishya. Noneho iyo urebye mu isezerano rishya, ntabwo agakiza cyerekeranye no gukira ibyo mu isi cyangwa ibyago byo mu isi, umubabaro wo mu isi. Iyo babaga bavuga agakiza, bagakoreshaga iteka gukira urupfu rw'umwuka, gukira ibibazo by'umwuka no guhabwa ubugingo buhoraho mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu nk'uko nari mbivuze, bakoreshaga ijambo gucungurwa, kurokorwa urupfu rw'iteka, kuvuka ubwa kabiri, kubabarirwa ibyaha, kuba umwana w'Imana, kuhagirwa n'ibindi. Mu isezerano rishya rero, agakiza kavuzwe mu buryo butatu. Cyerekanwa nka kuzurira mu bihe bitatu bigize ibihe byacu. Ni ukuvuga ngo agakiza bagiye bakavuga mu nshinga eshatu cyangwa se ibihe bitatu bigize abantu. Murabizi ko ibihe ni ibihe byashize, ni ibihe biriho, ibyo bita present, past, present and future.
mu kinyarwanda ni twarakijijwe, Bibiliya ikoresha akajambo agakiza twarakijijwe, ikagakoresha turiho turakizwa, ikagakoresha nanone ngo tuzakizwa. Niyambaje icyongereza navuga ngo bagakoresha ngo we have been saved, we are being saved and we will be saved. Ayo magambo rero izo nshinga uko ari eshatu, iyo urebye mu isezerano rishya niko bakoresheje agakiza. Urugero, twarakijijwe yakoreshejwe nko mu Befeso ibice 2:8, aho bavuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye ku mirimo myiza kugira ngo hatagira uwirarira. Abefeso igice cya 7:13, aho hose iyo bagiye bakoresha ijambo agakiza bakoresha ijambo inshinga yahashize. Iyo tuvuze ngo twarakijijwe, wowe unyumva uyu munsi ukaba uvuga ngo narakijijwe, ndi umurokore, navutse ubwa kabiri, mu cyongereza bavuga ngo I'm born again, navutse ubwa kabiri, ni ibintu byabaye, warakijijwe. Tukongeraho sengera muri ADPR, sengera muri Vivante n'ayandi. Ese uvuga ko wakijijwe iki? Iyo umuntu avuze ngo narakijijwe, muri Bibiliya baba batubwira ikintu kimwe, baba batubwira ko twakijijwe urupfu rw'iteka cyangwa se kurimbuka tugahabwa ubugingo buhoraho igihe twizeraga Yesu. Ese twakijijwe n'iki? Twakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Aya magambo yombi arajyana. Hari abavuga ko dukizwa no kwizera. Kwizera ntigukiza umuntu, oya, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Twebwe biba à travers, muri moyen cyangwa se mu buryo binyuze mu kwizera. Rero ntabwo kwizera kwadukiza, n'Imana yadukijije binyuze mu kwizera. Yadukijije iki? Urupfu rw'iteka. Yadukijije iki? Kurimbuka. Yadukijije iki? Gucirwaho iteka. Yadukijije igihano gikomoka ku byaha, kuko impembo y'ibyaha ni urupfu. Urwo rupfu rero nirwo Imana yadukijije ubwo twizeraga Yesu. Iyo turimo tuvuga ngo nanone kandi turimo turakizwa, tuba tuvuga ko dukizwa iki? Tuba tuvuga ko dukizwa imbaraga z'icyaha muri twe, ahubwo tukabaho turi mu mudendezo wo kubaho ubuzima bwera, kubaho ubuzima busa n'Imana. Iyi ni nayo ntego y'inzandiko nyinshi za Pawulo, nabaha ibyanditswe byinshi. Abakorinto ba mbere igice cya 1:18 haranditse ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abariho bakizwa ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira. Abafilipi 1:12 nuko havuga, hatubwira ko tugomba gukora agakiza kacu. Ese nongere nsubiremo, iyo tuvuze ngo turiho turakizwa, tuba dukizwa iki? Ko umurimo uri gukorerwa muri twe ari umurimo ukomeza, present continuous, ni umurimo wuhe? Icya mbere, turimo dukizwa kamere, turimo dukizwa umuntu wa kera, turimo dukizwa ingeso zacu twagiraga kera, cyangwa se turimo turushaho gusa na Yesu. Iyo ubwiye umuntu ngo ndiho ndakizwa, ni nko kuvuga ngo umurimo uri kunkorerwamo ni wo kurushaho gusa na Yesu. Bikamera uko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:10 ngo mwiyambure umuntu wa kera, mwambara umushya, uhindurirwa mushya kugira ngo agire ishusho y'iyamuremye. Rero ni uwo murimo Imana iri kurira muri twebwe, ni umurimo wo gukizwa. Gukizwa ni ukuvuga iki? Si uko nakize urupfu rw'iteka already maze kurukira mvuka ubwa kabiri. Uwo wavutse ubwa kabiri rero ari uwo Bibiliya yita umuntu mushya, buri munsi arakura cyangwa ahindurirwa cyangwa arushaho kugenda agira ishusho y'uwamuremye. Nano niyo tuvuze ngo tuzakizwa, icyo tuba tuvuga ni ukuzambura uyu mubiri tugasa na Yesu. Nk'uko Abaroma ibice 8:23 havuga, haravuga ngo dutegereje gucungurwa, ngo ariko kwiyambura umuntu wacu umubiri tukambara umubiri mushya utazabora. Bibiliya tubwira ibyanditswe byinshi bitubwira ko dutegereje agakiza. Nubona rero ayo magambo ntuzabe confused. Abaheburayo ibice 9:27 haravuga ngo kuko umuntu wese yagenewe gupfa rimwe, nyuma yaho akazuza urubanza. Ngo ubwo tuzaba dutegereje Kristo ugazaza, ngo dutegereje ugazaza ataje kongera gutambwa, ngo ahubwo azaniye agakiza abamutegereza bose. Ni ukuvuga ko Yesu tumutegereje nanone ngo azatuzanira agakiza. Abatesalonike ba mbere ibice 5:8 Pawulo yaravuze ngo twambare agakiza kacu katubera ibyiringiro byo kuzabona agakiza. Ibyo byiringiro byo kuzabona agakiza nkaho tutarakabona. Abaroma 13:11 murabizi, aravuga ngo nukomeye maso mutegereje umwami Yesu, mutegereje kuko igihe cyacu kitwegereye kurusha igihe twizereye. Agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Agakiza turagategereje. Ni ukuvuga rero yewe na Petero wa mbere mu gice cya 5 haravuga ngo mwiringiye kuzabona agakiza. Niba rero dutegereje agakiza, ako gakiza biri tubwira dutegereje ni akahe? Ni ukuzambura uyu mubiri, nicyo tuzaba tuvuga ko agakiza noneho kuzuye. Umbaje rero ngo agakiza ni iki? Nicyo
agakiza twebwe ko turi mu isezerano rishya nuko twacunguwe, twagombaga gupfa urupfu, hanyuma Yesu ajya mu mwanya wacu atubera incungu ntitwaba dupfuye. Hanyuma apfa urupfu twagombaga gupfa, twebwe ntitwaba tukirupfuye kubera ko impembo y'ibyaha ari urupfu, kandi ibyaha twarabikoze hari uwatugiriye mu mwanya ntitwaba tugipfuye. Yaradukijije, adukiza iki? Urupfu rw'iteka, aduha ubugingo buhoraho ubwo twamwizeraga, abiduhereye ubuntu ntabwo twaguze. Hanyuma nanone turimo turakizwa kuko atatujyanye mu ijuru adukiza ngo tuve mu buretwa bw'imbaraga z'icyaha, tuve mu buretwa bwo gutegekwa na kamere, tuve mu buretwa bw'uko Satani yakwarika muri twe, ahubwo turushaho gusa na Yesu, dutegereje agakiza kazazanwa nawe ubwo azaba aje ngo twambure uyu mubiri tujye kubana nawe, noneho turi mu bwiza aho tuzabaho icyaha kitari. Mbivuze mu bundi buryo, twarakijijwe ni nko kuvuga ngo we have been justified, twaratsindishirijwe, twiswe abana b'Imana. Icyo bita gutsindishirizwa, iyo umuntu yatsindishirijwe ntabwo ari ko aba yatsinze, ahubwo intsinzi iba yamubazweho. Natwe rero twabazweho gukiranuka kutari ubwacu, aricyo tuvuga ngo twarakijijwe. Nanone icyo twakorewe cyadukijije kuzabarwaho, icyo bita penalty of sin, kuzahanwa tuzizwa ibyaha byacu, ahubwo Yesu yarabiduhaniwe. Turiho turakizwa ni nko kuvuga ngo turimo turakorerwa igikorwa cyitwa sanctification, consecration, kwezwa, gutungana, kurushaho gusa n'Imana. Ese byo iyo ako gakiza iyo tukabonye katubohora kuki? Katubohora ku cyo bita power of sin, katubohora ku mbaraga z'icyaha, kuva mu buretwa bw'icyaha. Iyo tuvuze ngo tuzakizwa, ho tuzaba dukiza iki? Tuzaba dukiza icyo bita kuva muri presence of sin, tuzaba muri presence y'icyaha, ahubwo tujye aho icyaha kitaba, tujye kubana n'Imana. Imana ibaho umugisha. Nabwirwa n'iki rero ko nakijijwe? Ntabwo nzumva inkuba zikubita. Bibiliya tubwira neza, ni wizera Kristo Yesu mu mutima wawe ukamenya neza ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ibyo kandi bibanzirizwa n'igikorwa gikomeye cyitwa kubanza kumenya ko uri umunyabyaha, kandi ukamenya ko byanga bizakunda abanyabyaha bose impembo yabo ari urupfu. Uwo murimo wo kubabazwa no kwifuza gukira iryo teka rizacirwaho abanyabyaha ugakorerwa mu mutima, wemezwa neza ko uri umunyabyaha. Hanyuma uwo murimo ugakurikirwa no kwifuza gutabarwa, no kwifuza kutazapfa urwo rupfu ruteye ubwoba. Gukizwa rero namenya ne ko nakijijwe, ni ukumenya gusa ko Bibiliya ikubwira ngo ntabwo ari uko wabivukiyemo, oya, ni uko igikorwa cyo gutsindwa, cyo kubabazwa, cyo kwemezwa neza ko uri umunyabyaha cyabereye mu mutima. Hanyuma ukaza kumenya inkuru nziza y'uko wizera Kristo Yesu wese nta kabuza afite ubugingo buhoraho. Wibuke iyo aduhamagara, ntaduhamagara ngo nimuze mwebwe beza, oya, ahubwo aduhamagara avuga ngo nimwemere igikorwa n'abakoreye ku musaraba. Niko Bibiliya itubwira, Abaroma 10:9, niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima, ukemera mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, mbere yo kumuzura yapfiriye abanyabyaha bose, arazuka kugira ngo abamwizera nabo azabazure. Ukemera icyo gikorwa cyabaye, nta kabuza ufite ubugingo buhoraho. Ntabwo bisaba kubyiyumvamo, ntabwo bisaba ko wowe n'amarangamutima mumwemeranya, oya. Kwizera si igikorwa kibera mu mutima, mu marangamutima. Kwizera ni igikorwa kibera mu mutima, conviction intérieure, kwemezwa neza ko Yesu burya yapfuye akazuka, kandi yapfiriye abanyabyaha nkatwe kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yamara kubyemera akabyatuza akanwa, yamara kubyatuza akanwa akemera ko iby'Imana bimukoreye. Kwizera ni iki? Ni ukumenya neza ibyiringirwa, ni ukumenya neza iby'Imana yakoze muri Kristo. Ibyiringirwa ni ibihe? Ni uko umwemera wese afite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ngiki cyakumenyesha ko wakijijwe. Hanyuma kubera wa murimo wakorewe muri wowe wo kwanga icyaha, wo kubabazwa n'ibyaha, wo gutinya urupfu rw'iteka, wo kumva wifuza guhungira iryo teka rizacirwaho abanyabyaha, ntabwo byashoboka ko umuntu wamenye iyo nkuru nziza byamutuma akomeza kubaho ubuzima yabagaho. Ntibishoboka. Iyo ubuzima bw'ubumana bwakugezeho, iyo mbuto yo kwizera no kwemera ko Yesu yapfuye akazuka kugeze mu mutima, utangira kwifuza no guharanira guhinduka ngo urusheho gusa nawe.
ariyo ya ntambwe ya kabiri y'agakiza twavuze ko ariyo uvuze ngo ndiho ndakizwa. Rero urwo rugendo rwo gukizwa harimo kugwa, harimo kuyoba rimwe na rimwe, harimo guhuzagurika, harimo ubwoba, harimo kurwanywa n'umwanzi, harimo kwibonaho ibyaha rimwe na rimwe, harimo kumva ubwawe wiyanze kuko udashaka kubabaza umwami wawe. Ariko ibyo byose ntibikuraho ko Yesu yakupfiriye, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nta kabuza uzazuka. Simbikubwiriye kugira ngo ubone amahoro, nta nubwo bishoboka. Icyaha ni nka virusi yageze mu mubiri w'umuntu ikamutera uburwayi. Ntabwo icyaha gishobora kugera mu mutima no mu buzima bw'uwakiriye Yesu ngo abone amahoro atuze kiri muri we, ahubwo ahora arwana intambara yo kukiruka no kukiyambura ngo arusheho kugira ishusho y'iyamuremye, kuko yahamagariwe umudendezo, yahamagariwe gusa n'Imana. Ndekeye aha bivuze muri make kugira ngo ahari mbemere tuze kuganira yenda mu bibazo no mu bisubizo, niho tuza kubonera yenda ubusobanuro bwinshi burenzeho. Yesu abampera umugisha. Amen. Murakoze cyane kumbaza ibibazo, reka ngerageze kubisubiza. Hari uwabajije ikibazo cya mbere agira ati, watubwiye ko tutakijijwe no kwizera kwacu, ahubwo twakijijwe n'ubuntu, kandi ubwo buntu Imana yabugiriye abantu bose. None se niki gituma hari abazarimbuka? Oya, ngira ngo hari sinabisobanuye neza, cyangwa niba utumvise neza simbizi. Hagati yacu muri twebwe hari ushobora kuba atabivuze neza, reka mbisubiremo. Ntabwo twebwe twakijijwe no kwizera. Oya, twakijijwe n'ubuntu binyuze mu kwizera, cyangwa se twakijijwe n'ubuntu maze kagakiza tukakiriza amaboko yitwa kwizera. Igituma rero bazarimbuka ni kimwe, nuko batarambuye ya maboko ngo bakire agakiza. Ese ayo maboko ni iki? Nicyo bita kwizera, kuko biratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya itubwira ko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Nibwo bushake bw'Imana. Ibi bituma asubiza ikibazo cya kabiri kivuga ngo ese umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ikindi asabwa kugira ngo abakijijwe 100% n'iki? Mbanze subiremo. Mu by'ukuri tuzahora iteka tugorwa n'iki? Kandi humura muvandimwe, si we wenyine, nanjye byarangoye. Agakiza ubundi ntabwo tugahabwa ari ibice. Agakiza mwibuka ko ariko iyo umuntu ambajije ngo kugira ngo nkizwe 100% uravuga akahe gakiza? Wibuke hari twarakijijwe, turimo turakizwa, tuzakizwa. Ese agakiza ushaka 100% ni akahe? Niba ari ukugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho, nagira nkubwire ko wabuhawe 100% ubwo wizeraga Yesu, warakijijwe. Ariko niba umbaza ati ese nakora iki ngo nkizwe 100% muri turiho turakizwa, nakubwira ngo ntibishoboka. Gusa iryo 100% rizuzura ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Muri turiho turakizwa, turimo turahindurwa dusa na Yesu. Muri ubu buzima rero nta n'umwe wakuze ngo agere havuga ati ubu turasa, ntabwo bikiri ngombwa ko nkura cyangwa se nsa nawe cyangwa se nkizwa. Rero sinzi agakiza uvuga kariko. Niba wibaza ko ari kugira ngo ukagire 100% mu ntambwe ya mbere uragafite 100%, ariko mu ntambwe ya kabiri ariyo turiho turakizwa, nakubwira ngo komeza usenge ubundi turushaho gusa nawe, Imana ikoresheje imyitozo y'umwuka cyangwa ibyo kurya by'umwuka. Ni ibihe rero? Ni ijambo, ni ugusenga, ni uguterana, ni amakuba, ikoresha n'ibibazo nabyo, ibigeragezo. Ni umurimo w'umwuka n'ubundi Imana ikomeza gukorera muri twe iduhindura kugira ngo turusheho gusa n'Imana. Ikibazo mfite cyo ni cya kane, ngira ngo cya kabiri ushobora kuba nagisimbutse. Ikibazo mfite, ese ko hari benshi bavukira mu miryango y'abapasita bakazamenya ko bakijwe bakuze, ese mwadusobanurira itandukaniro ryo gukizwa no gukurira mu gakiza? Mbanze sobanura aya magambo yombi. Ngira ngo icyo wavuze nacyumvise kereka nijijishije. Hari umuntu wavutse akurira mu muryango ukijijwe, ntabwo yakuriye mu gakiza. Gukurira mu gakiza ni ugukura urushaho gusa na Yesu. Mbere ya byose umuntu tuvuga ngo arimo arakurira mu gakiza, ndavuga mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo atari langage courante cyangwa se imvugo dusanzwe dukoresha, ahubwo noneho imvugo nyayo ya Bibiliya. Umuntu ukurira mu gakiza ni umuntu wakijijwe hanyuma akagenda arushaho gusa na Yesu. Iri jambo gukurira mu gakiza niyo ya ntambwe ya kabiri twavuze ko ari ukurushaho gukizwa cyangwa se ndiho ndakizwa. Ariko nkurikije imvugo wakoresheje hano, ni umuntu
wavukiye mu barokore, wavukiye kwa se na nyina bakijijwe, agakura aririmba, agakura asenga, ariko mu by'ukuri wa murimo wo kwemezwa ko ari umunyabyaha, wo kumva ababajwe n'ibyo agenderamo atarigeze, kuko twese tuvuka turi abanyabyaha. Nta muntu uvuka ari umukiranutsi kubera ko yavukiye mu gakiza, ntawubaho, cyangwa se yavukiye muri wa muryango ukijijwe. Hoya, igihe kiragera nawe uzarebe, nubwo twavukiye mu bapasitori, twakuze twiba isukari nk'abandi, twakuze dufite amarari nk'abandi, bamwe bakuze basambana nk'abandi, yewe hari n'abo nzi ari abatinganyi. Rero twese turi abanyabyaha kuko kamere y'icyaha turimo. Kuba twarakuze turirimba twumva amagambo y'Imana ntibivuze ko wa murimo wo kwemezwa ko turi abanyabyaha wakorewe muri twe. Rero ugomba kwibaza, atese koko umurimo wo kwemezwa n'umwuka wera, kuko aravuze ngo umwuka naza azatwemeza ko turi abanyabyaha, azabemeza iby'icyaha iki, ibyo cyaha ni iki? Ngo ni uko batizeye Yesu. Kumenya ko koko Yesu wamwakiriye nibyo wagize amahirwe yo kumumenya, ariko ukeneye kumwakira ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Atese ko Yesu yakirije abantu bose, ngira ngo nicyo cya kabiri. Niki gituma kandi ubwo buntu bwagirwa abantu bose, niki gituma hariho abazarimbuka? Mu by'ukuri igisubizo ni kimwe, ni uko batizeye Yesu. Kwizera ni iki? Ntabwo aricyo kidukiza, hoya, kuko kwizera biza ko ari byo bidukiza, Yesu yaba yarapfiriye ubusa. Kwizera ni ugusubiza, kwizera ni ukwakira, ni igikorwa kirisipondinga icyo Imana yadukoreye. Ndambuye ukuboko nkagusuhuza, uko we ntukurambure ngo dusuhuzanye, gusuhuza kwacu ni kwakunda. Agakiza karahari already, kari hariya kuri buri wese. None tukakiriza iki? Imana ikigusaba ni ukwemera, kuko kwizera ni ukwemera yuko Imana ibyo yabigukoreye ngo ukire, ni icyo Imana isaba. Uwo rero kuko murabizi ko hari abo tubwira ubutumwa akavuga ngo genda Yesu simwemera. Rero nicyo navuga yuko abazarimbuka nuko batazaba barumvise ubutumwa bwiza ngo babwakire babwemere, maze nabo bahabwe iyo mpano yitwa ubugingo buhoraho. Hari ibibazo bigoye gusubiza kuko turi abantu, bimwe birenze imitekerereze yacu y'abantu, tudashobora kumenya ibizaba. Ariko reka ngerageze gusubiza kino kibazo cya gatanu kigira kiti, ese umuntu yatakaza agakiza? Uwakiriye agakiza yakavamo? Bibiliya itwereka neza uburyo twakira agakiza. Wibuka agakiza twagahawe n'ubuntu, twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Ntacyo twari gukora twebwe ngo tubashe gukira. Imana yahisemo kudukiza kubwo buntu. Ese ubuntu ni iki? Ubuntu ni, nagerageje gusoma ubusobanuro bwinshi bushoboka ku ijambo ryitwa ubuntu. Grace isobanuye itya: ubuntu ni ukwakira impano ivuye mu rukundo y'agaciro gahebuje udashobora kubonera wowe ikiguzi, ukahabwa iyo mpano utari uyikwiriye. Subiremo: ubuntu ni uguhabwa impano ihenze y'igiciro cyinshi, iyo mpano ukayihabwa ivuye mu rukundo, kandi mu by'ukuri uyihawe atarayikwiriye. Icyo nicyo bita ubuntu. Niyo mpamvu rero tuvuze ngo Imana yaduhaye agakiza, yaduhaye ubugingo buhoraho. Nta n'umwe ushobora gutanga ikiguzi cyo kubona ubugingo buhoraho, kandi abo yabuhaye ntibari babukwiriye. Niyo mpamvu tuvuga ko twebwe twahawe ubugingo buhoraho, si uko twari tubukwiriye, ni impano y'ubuntu twahawe kandi ivuye mu rukundo. Hanyuma ikibazo kirabaza ngo ese umuntu yatakaza agakiza? Niba koko agakiza tugahabwa no kwizera Yesu Kristo, Bibiliya hari ibyanditswe bibiri tudakwiye kwirengagiza tukabibaraho, tukabyitaho. Niba koko kwizera icyo Yesu yakoze aricyo kiduhesha ubugingo buhoraho, kwemera icyo Yesu yakoze tukemera ko yagikoreye twebwe aribyo biduhesha ubugingo buhoraho, ni nako guhakana icyo Kristo Yesu yakoze. Guhakana mvuga ntabwo ari kwa kundi kwa Petero yihakanye Yesu. Ntabwo Petero mu mutima we yari yihakanye Yesu, ahubwo yakizaga amagara. Yari afite ubwoba ko naramuka avuze ko baziranye bari bumujyaniranye nawe agakubitwa nk'uko Yesu yakubitwaga, ariko mu mutima yemeraga ko Yesu ari umwami. N'ikimenyimenyi yari aho ngaho kubwo kureba uko biza kumugendekera. Rero hari ukwihakana ko gusama amagara, nk'uko Pawulo yigeze guhakana ko ari umwisiraheli akavuga ko ari umuroma mu maraso kugira ngo akize amagara inkoni zarimo zimukubitwa. Ariko si uko bahakanaga mu mitima y'uko Yesu ari umwami. Ibi bitandukanye n'umuntu uri against. Kuba against, guhakana, kurwanya ko Yesu ari umwami. Mu Baheburayo ibice 6:4 haravuga ngo nimutekereze ku muntu wamaze kwakira agasogongera ku mpano yavuye mu ijuru, agasogongera imbaraga z'igihe kizaza, ijambo ry'Imana rigakorera muri we,
ngo ndetse n'umwuka w'Imana akagabana ku mwuka w'Imana, ngo nyuma agahakana Kristo Yesu yari yemeye. Uku guhakana ntabwo ari uguhakana nka kumwe kwa Petero, ni against. Noneho kuvuga ngo bya bindi unababwiraga ko yapfuye akazuka sibyo. Yesu ni igipindi, ni ibitekerezo by'abantu, ni ibihimbano by'abantu, ukabihakana koko mu mutima. Reka mvuge ngo ugahindukira ukundi kwizera kuvuga ngo Yesu ntiyapfuye akazuka. Nta kabuza Bibiri tubwira ngo bisa no kongera kwibambira umwami. Nanone Pawulo yarabivuze igice cya kabiri umurongo wa 12 numva ntibeshye muri Timoteyo, avuga ngo nimumwihakana nawe azabihakana. Guhakana mvuga hano ni ukongera kuvuga ngo oya, bya bindi nizeraga ntabwo ari byo. Njye uko nemera, uwo muntu atakaza agakiza, uwo muntu aba yiyambuye ikimuhesha agakiza. Icya kabiri, uwakira agakiza yakavamo ni uko nyine akavamo, nta kindi. Ni uko guhakana, ni uko gute. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana baravuga ngo agahakana. Bibiliya yera haravuga ngo ni uko akagwa akavamo. Kugwa bavuga hano ni ukugwa ukava mu nzira ukajya mu yindi nzira, ugahakana inzira wari urimo. Ngerageje gusobanura. Mwiriwe, ngi ikibazo mfite, hari ijambo riboneka muri Yohana rivuga ngo abo wantumye narabazanye, bantumye keretse umwana wo kurimbuka. Ibyanditswe bisohore, none umwana wo kurimbuka ni uwuhe? Mbese harabaciriweho iteka? Mu by'ukuri iki cyanditswe ni mu butumwa bwiza bwa Yohana nk'uko wari ubivuze, ibice 6. Yesu yabivugaga kuri Yuda, avuga ati Yuda amwita umwana wo kurimbuka. Hari amagambo abiri twebwe dushaka kwitiranya. Hari umuntu igeze kumbaza ikibazo kiri tricky, arambaza ngo ese ko Imana izi byose kandi ishoboye byose, ubu yarema ikibuye kinini ikananirwa kugiterura? Sinzi niba mwumva umutego aho wari uri. Ese Imana ko ishoboye byose yarema n'ikibuye kinini ikananirwa kugiterura? Yagiraga ngo mvuge ngo yego, imbwire ngo burya Imana nayo ishobora kunanirwa guterura ibuye. Nicyo yashakaga. Niba ishoboye byose yarema n'ikibuye kinini ikananirwa kugiterura. Urabona kumbwira ngo Imana izi abazarimbuka, nakubwira ngo yego, ariko ntabwo ari byo ishaka. Dutandukanye ubushake bw'Imana n'ibyizi. Imana izi byose, ariko kuba izi byose si uko ishaka ibibaho byose. Hari ibibaho Imana itabishaka ariko kandi ikabibizi. Urugero ruto, Bibiliya yaratubwiye ngo ngushyize inzira ebyiri imbere yawe uhitemo. Imana yashize muri twebwe ubushake bwo guhitamo ibyiza cyangwa ibibi. Twahitamo Yesu cyangwa ntitumuhitemo, ariko si byo ishaka. Icyo ishaka cyo nicyo yavuze mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 5, avuga ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Rero yari ibizenda ko Yuda ari umwana wo kurimbuka. Munyemerere ngusubije icyo avugaga. Umwana wo kurimbuka ni uwuhe? Ni Yuda. Hanyuma Yuda we twamuvuga ukundi, tukareba n'icyatumye aba umwana wo kurimbuka. Imana ibagirire neza. Dukomeze. Dushimiye pastor kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Ikibazo cyanjye ni iki? Ese imbuto z'agakiza zigaragazwa n'iki? Mu by'ukuri zigaragazwa n'imbuto Pawulo yanditse. Pawulo yandikira Abagalatiya ibice 5:22, avuga ngo nimuyoborwe n'umwuka ariko mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Umuntu rero ufite imbuto z'agakiza ni urukundo, ni ingeso nziza, ni amahoro, ni ibyishimo, kugwa neza, kubabarira, za mbuto zose. Hakagerekaho n'imirimo myiza, ndetse ntibagiwe n'imirimo yo gukiranuka. Iyo yose izanwa no ku muntu yakiriye agakiza mu buzima bwe. Imana ibaho umugisha. Yesu abagirire neza. Murakoze. Ikibazo cya 9 cyabazaga giti, ese birashoboka ko umuntu yagira umwuka wera atarakizwa? Oya, ntibishoboka, kuko gukizwa ubwabyo ni umwuka wera ubikorera muri twe. Reka nguhe icyanditswe. Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 3 haravuga ngo ntibishoboka ko umuntu yakwatura ko Yesu Kristo ari umwami atabibwirijwe n'umwuka. Umwuka wera niwe ukora umurimo wo kudufasha kwizera, cyangwa se niwe ukora umurimo wo kutwemeza kwizera Kristo Yesu. Rero ndabizi twera ko dufite imyemerere n'imyizerere itandukanye naho twakuriye. Ndavuga twarezwe mu buryo butandukanye. Iyo tuvuze umwuka wera, abantu bumva kuvuga ku ndimi, abantu bumva kwakira impano z'Imana. Oya, ahubwo ukwiye kubanza kumva umwuka wera nk'igikorwa
kibanziriza kubyara umuntu, kuko umwuka niwe utwemeza ko turi abanyabyaha. Wibuke Yesu avuga ngo dore umumaro umwuka wera azabagirira. Uwa mbere ni inkuru dusoma muri Yohana 16:8 ngo naza azabemeza ko muri abanyabyaha. Muri abanyabyaha kubera iki? Kuko mutanyizeye. Rero niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo umwuka wera ntibishoboka ko umuntu yakwatura ko Yesu ari umwami atabibwirijwe n'umwuka. Rero intambwe ya mbere umwuka wera akorera muri twe ni ukuduha agakiza, cyangwa se ni ugutuma twizera ngo duhabwe agakiza, twemera ko Yesu Kristo ari umwami. Icya kabiri, ikibazo cya cyenda cyabaze ngo mbese iyo umuntu amaze kumenya ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, akizeza umutima we ko Yesu yamucunguye, mbese hatabayeho kwatura ibyaha, uwo muntu aba yarakoze ibyaha byiwe nabyo bihanagurirwa muri uko kwizera kwabereye mu mutima? Yego, mu by'ukuri hari amagambo twagiye twitiranya, nanjye ndimo. Yesu yapfiriye abanyabyaha. Ubundi yadupfiriye ibyaha. Kuba abanyabyaha tuvuga si ibyo twakoze, ahubwo nabo turi bo. Munyemerere nsubiremo. Yesu yadukijije ngo dukire ibyaha, atari bya bindi twakoze, kuko icyaha ubwabyo, iryo jambo icyaha muri Bibiliya ndavuga urisesenguye barivuga nka kamere. Icyaha ni icyo uri cyo, icyaha ni uwo wari uriwe. Hanyuma ibyo twita ibyaha, reka mbisobanure: gusambana, kwiba, kwica, kuroga, gusinda, ibyo ni imbuto zikomoka ku cyaha, ni imbuto zisoronka zera kuri kamere yawe y'icyaha. Rero iyo umuntu yatura, ntabwo ari ngombwa kubwira Imana ngo ndi umusambanyi, ndiba, ndica. Izo ni imbuto. Ikibazo kiri mu mizi. Umuzi ni iki? Ni icyo uri cyo. Iyo rero watuye ukavuga ngo ndatura, ntabwo watura ibyaha, ahubwo watura kwizera. Watura uwo Yesu: ndemera ko wapfuye ukazuka, ndemera ko wampfiriye, ndemera ko wazize ibyaha byanjye, kugira ngo uwo ndi we acirweho iteka, ari we kamere, kuko n'ubundi azacirwaho iteka. Hanyuma makuvuka ubwa kabiri ngo mbuwundi mushya, umbyare mbe mushyashya. Ngira ngo Imana ifashe byumvikane gutya. Hanyuma rero wikwibwira ko kwatura ugomba kugenda ukavuga ngo ndi umusambanyi, ndica, ndiba. Ndavuga ku muntu wakiriye Yesu bundi bushya. Ibyo n'ubundi nibyo wari uri byo, kandi ibyo ni imbuto zikomoka ku cyo wari uri cyo cyitwa kuri umunyabyaha. Ikibazo cya 10, mu rugendo rwo kwezwa sanctification, kuki hari ibyaha bimwe umuntu akora akabyaturira Imana personally akumva arababariwe, ariko hakaba n'ibindi nanone ubwira Imana nyamara ukumva ntiwabibabariwe? Ibyo bikomoka mu kwizera. Nanone kwatura kurimo ibice bitatu, niko Bibiliya itubwira. Ubundi twaturira Imana nk'uko wari ubivuze, ukagenda ukabwira Imana ibyo wakoze wowe ubwawe. Nanone hari icyaha waturira mugenzi wawe umwe. Hari n'ibyaha waturira sosiyete, biterwa n'ibyaha ibyo ari byo. Niba natekereje nabi, nkatekereza cyane benshi muri abasore, ukagira imitekerereze yuzuye irari rya gisore. Iyo mitekerereze nararikiye Clarisse, nararikiye Jeanne, nararikiye Muringa, nararikiye Chris, iryo rari rya gisore. Ibyo byabereyeho abantu batabona. Kuri njyewe wagenda ukabibwira Imana yonyine, ukayibwira ngo reba, kandi Satani yongeye kunyanduza. Ariko niba natutse Clarisse, cyangwa se nkaba namukomerekeje njyewe nawe, nkwiye kumwegera akaba ari we nsaba imbabazi, nkamubwira ngo mbabarire, nagukomerekeje, nakonfendinze, natumye wiyumva nabi, kuko niwe nakomerekeje, niwe nakoreye ibyaha, nta n'undi nkeneye kubibwira, niwe ukeneye kumbabarira. Imana yo yiteguye kumbabarira iteka, imbabazi zayo zihoraho. Ariko Clarisse we ngomba kumuvura umutima niba namukomerekeje. Nanone hari ibyaha nkorera sosiyete. Urugero, umuntu wishe abantu ku manywa y'ihangu, ibyo byaha yabikoreye sosiyete, akwiye gusaba imbabazi society, akayibwira ngo mumbabarire, burya njyewe nari umunyabyaha. Rero kwatura tugomba kumva icyo bigamije. Si uko iyo tuvuze ibyaha tubibwira abantu aribwo Imana itubabarira, oya, ahubwo twatura kugira ngo tubohore uwo twababaje. Niba umugore wanjye ari we nababaje, niba umugore wanjye ari we nakomerekeje, ntacyo bimariye abantu twahuriye mu cyumba cy'amasengesho kubabwira ngo Imana imbabarire, nababaje umugore wanjye. Ntacyo bimaze, kuko ntibakeneye ayo matiku yo mu rugo rwacu. Ahubwo nkeneye kuba ari we sanga, nkamubwira ngo madamu mbabarira kubw'iki cyaha n'iki, cyangwa se umwana wanjye, cyangwa umwana wanjye ari we yankoshereje, akeneye gusaba njye imbabazi. Ntabwo mwebwe mukeneye kumenya ibibi yakoze. Tugombe kubyumva rero. Icyanyuma, ese rimwe ko usanga hari ibyaha bimwe abantu bakora bakabyaturira pastor, ariko ibindi bakabyaturira Imana kandi bakababarirwa.
haba hari irihe tandukana hagati yo kwaturira Imana directly no kuyaturira indirectly. Nibyo navugaga, ni ukutamenya mu by'ukuri. Njyewe gusa nemera ko iyo ngiye kubwira pasiteri ibyaha byanjye mba mukeneyeho inama, ntabwo ari ukugira ngo mbabarirwe, oya. N'Imana njye mvuga ngo imbabazi zayo ziriho, wikwibwira ko n'ayo magambo uvuze ariyo ituma uhabwa ubugingo buhoraho. Mbabare nongeraho iki, kwatura ntibiduhesha ubugingo buhoraho, oya. Kwatura ahubwo bitubohora mu mutima, tugendana umutima utaducira urubanza. Kwatura biratubohora muri twebwe mu muntu w'imbere, ntabwo biduhesha ubugingo buhoraho, oya. Iyo rero njyewe nsanze umuntu nkamubwira ngo mbabarira, mba ngira ngo mbahore umutima we n'uwanjye nawe mubohore, ngendana umutima utancira urubanza. Yohana mu bice 3:20 ngo iyo dufite umutima utaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Pawulo yandikira Timoteyo aravuga ngo bamwe baretse umutima utabacira urubanza ngo bihandisha imibabaro. Nkunda ukuntu babivuga muri biri ijambo ry'Imana ngo bamera nk'abigungiye mu matongo. Mu yandi magambo basa n'abantu buzuye angwasi, imitima yabo igenda ibacira urubanza, basa n'abantu bari mu bwigunge. Rero kwatura bituma twumva tubohotse, tukabohora na sosiyete turimo, tukabohora n'abo twaboshye, natwe ubwacu tukibohora. Wibuke Zaburi 51 ndumva ntibeshye, Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe naturira kuko niwe nacumuyeho. Rero kwatura ugomba kumenya icyo bigamije, ni ukugira amahoro hagati yawe n'Imana niba ariyo wacumuyeho, ni no kugira amahoro hagati yawe n'Imana na mugenzi wawe wababaje, ni no kugira amahoro hagati yawe n'Imana na sosiyete wacumuyeho. Rero twumve intention icyo Imana ivuga kwatura. Hari ijambo dukunda gusobanura nabi, ni mu rwandiko Yakobo yanditse ibice 5 ngira ngo uhere ku murongo wa 13 avuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Uretse gusa muri Bibiliya yera niho bakoresha ijambo kugira ngo mukizwe. Mu Cyongereza no mu Gifaransa no muri Bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo baba bavuga gukizwa ibyaha cyangwa gukizwa cya kindi cyatuma duheshwa ubugingo buhoraho, oya. Hose baravuga gukira indwara. Nicyo Yakobo yavugaga ngo nimwaturirane ibyaha kugira ngo umuntu akire indwara. Ntabwo kuriya kwatura kuduhesha gukizwa, kuduhesha ubugingo buhoraho, ni ugukira indwara. Ikibazo cya 11, ikibazo mfite ni iki: niba ku gakiza ka kabiri kadashoboka, bimaze iki guhora tugerageza ibyo tutazashobora? Oya, ntabwo mwanyumvise nabi. Umuvandimwe yambajije aravuga ngo namenya ne ko mfite agakiza 100%. Ndamubwira se agakiza uvuga ni akahe? Niba ari ukuvuga ko wakijijwe urupfu rw'iteka, ufite agakiza 100%, ufite ubugingo buhoraho, ntabwo bufite igice. Ariko niba uvuga ngo amuholi, ndera nk'uko Yesu yera, ibyo ntabwo ari byo. Ni nk'uwambaza iki kibazo cyawe, ni nko kubaza ngo ese ko ntazigera nkura ngo ngane ngira imyaka 100, ni iki cyatuma ndushaho kubaho? Reka mbivuge gutyo, ko n'ubundi ntazabaho imyaka 100, ni iki gituma ngomba kubaho? Oya, ni nko gukura. Uru rugendo twavuze ni urugendo rwo gukura, ni ukurushaho kugenda dusa na Yesu. Rero urwo rugendo turushaho kugenda dusa na Yesu, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Wibibara nk'aho ari umutwaro, ahubwo ni ubwiza bwe. Ni nako Pawulo yandikiye Abakorinto ba 2 ibice 3 uhereye ku murongo wa 16 aravuga ngo tugenda turushaho kuva mu bwiza tujya mu bundi, glory to glory. Rero ni iki cyatuma se wumva ko ari umutwaro? Oya, ntabwo ari umutwaro, ni nko gukura. Nta muntu utakwishimira gukura. Uri umwana wavuga ati nanjye ninkura nzigurira imodoka. Bamwe baravuga ngo ninkura nzigurira amandazi, nanjye ninkura nimbona akazi nzakora ibi. Byumve nkaho ari igikorwa cyiza gikorerwa muri twe cyo kurushaho gusa n'umwami. Ntabwo ari achievement. Ntabwo Imana iri hariya nk'umucamanza ivuga ngo nudakora ngo ugere ku kigero cya Yesu nzagukubita. Oya, ahubwo ni umunezero, ni ibihe byiza dukurira muri we. Twabonye ka gakiza ko twakize urupfu rw'iteka, hanyuma Imana iduhamagarira kurushaho kugenda dusa nawe ryari? Iyo dusoma ijambo, iyo Umwuka Wera rya jambo arikoresha muri twe aduha gusa nawe, atuneshereza icyaha. N'umurimo Imana ikomeza gukora muri twe wo kutuvana mu buretwa bw'icyaha. Ukunesheje icyaha, ukunesheje ikibi, uburushijeho gusa na Yesu. Ngira ngo byumvikane neza. Njyewe ntabwo nasobanukiwe, icyo ni cya 12. Ndashaka kumenya igihe umuntu abonera agakiza, kuko batubwiye yuko Yesu azatuzanira agakiza, kandi barongera bavuga ko ku musaraba ariho twaboneye agakiza. Rero ntabwo ndimo gusobanukirwa neza, murakoze. Unyemerere wongere usubiremo.
ndakeka ko hari yenda ari ubusobanuro buke bwanjye, birashoboka. Icyo navuze, agakiza kanditse mu bice bitatu. Bibiliya itubwira twarakijijwe, ikanavuga ngo turimo turakizwa, ikanavuga ngo tuzakizwa. Nagiraga ngo utazaba confused, kuko buri kintu cyose kivugirwa muri context. Niba Pawulo yarandikiye Abaroma 13:11 akavuga ngo dore burije burenda gucya, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye, ese Pawulo yavugaga iki? Yavugaga ko dutegereje Yesu uzaza aje kutuvana muri ubu buzima, aje kutuvana muri iyi si, tukambura uyu mubiri upfa tukambara umubiri udapfa, nk'uko Yohana yavuze mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3:1, bakundwa turi abana b'Imana, gusa uko tuzasa ntikurerekanwa. Icyo gihe rero nicyo Pawulo yavugaga, yuko Yesu ari hafi kuza, aribyo yavuze ngo azaza atuzaniye agakiza ariko kwambura uyu mubiri upfa. Ese Pawulo iyo yavugaga ngo ijambo ry'umusaraba kuri twe abakizwa, kuri twebwe turiho dukizwa n'imbaraga y'Imana, yavugaga iki? Yavugaga ko iyo mbaraga y'umusaraba itubatura, ituvana ku mbaraga y'icyaha, cyangwa se kuri uwo musaraba natwe ariho dupfira abo twari bo kera tutaramenya Imana, abo twari bo tutaramenya Yesu, kamere yakoreraga muri twe, hanyuma Imana ikagenda ituvana kuri ubwo bubata bw'icyaha ngo turusheho kugenda dusa na Yesu. Ese iyo nanone yandikiraga Abefeso ibice 2:8 akavuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, uwo murimo wo gukizwa avuga watubayeho ni umurimo umeze ute? Ni umurimo navuze ngo ni uwo gukizwa urupfu rw'iteka. Ubwo twizeraga Yesu, ubwo Imana yamutangaga, umwizeye wese, uwo murimo w'agakiza yatuzaniye Yesu wundi ni uwo gukira urupfu rw'iteka, ni uwo kuva ku bwoba bw'ingoyi yo kuzapfa no kuzacirwaho iteka, ahubwo tukamenya ko twakijijwe. Twakijijwe iki? Urupfu rw'iteka, cyangwa se twahawe ubugingo buhoraho kubwo kwizera. Umuntu yakiriye agakiza nyuma akagwa mu cyaha, akihana, nyuma bya bintu bigakomeza kugaruka ko yakoze icyaha, yabigenza gute? Nshuti yanjye, iyo ni intambara uzakomeza kurwana. Gusa icya mbere ndagira nkwibutse yuko kuba waguye mu cyaha bitakuvanaho ubugingo buhoraho, oya, ahubwo igituma wongera kumva ubabazwa n'icyo cyaha waguyemo ukanacyatura nuko ahubwo ubugingo buhoraho bwakugezemo. Nagira nkubwire ko utarigeze yumva ubutumwa bwiza ngo yizere, iyo akoze ibyaha ntacyo bimubwira, nta nubwo anabimenya, ntagira n'inkomanga. Ariko wowe kuko wakiriye umwuka wera ukavuka ubwa kabiri, niyo mpamvu niyo uguye mu cyaha udatuza. Wakora iki rero? Kuko burya kwizera cyangwa se kubohoka kuzanwa no kumenya. Ugomba kumenya yuko wowe Yesu ataguciriye urubanza, Yesu atari iburyo bw'Imana agushinja, ahubwo uwo murimo Satani ari umurezi wa bene data, kandi yuririye kuko utamenya ngo usobanukirwe yuko Yesu yakubabariye, usobanukirwe ko mu by'ukuri we nawe mufitanye n'amahoro ku Mana, ko uwo murimo wo gushinjwa atari umurimo uri gukorwa na Yesu, ahubwo ari umurimo uri gukorwa na Satani yihishe inyuma ya Yesu. Mu bintu bya mbere akora, mu ntwaro ze ziruta izindi mbi Satani akoresha mu gakiza kacu, ni ukubeshya. Iyo tuvuze ikinyoma ni ukuri guhindutseho gato. Ni ukuvuga iki? Agushinja yiyambitse ishusho nk'aho ari Yesu uri kugushinja. Niko Yesu yavuze ngo iyo avuze ibinyoma bavuga ibye, kandi ikinyoma kirica. Uzi impamvu cyica? Arimo arakubwira ko Imana itakubabariye, ugasa naho ubona Yesu agushinja. Ntabwo Yesu umurimo we nabusa ubwo yarabyivugiye ngo kuko Imana itamutumye umurimo wo gucira abari mu isi urubanza, ahubwo yamutumye ngo bazamwizera bazakizwe nawe. Yesu ntari mu mwanya wo kugucira urubanza, ahubwo ngo ari iburyo bw'Imana kugira ngo adusabire, ari iburyo bw'Imana kugira ngo atuvugire. Ni umuvugizi wacu, si umurezi wacu. Umurimo rero wose wo kukurega uzumva mu mutima, ntukawitirire Yesu, ni Satani uri kuwukora muri wowe. Ugomba guhagarara ukamurwanya ushingiye ku kumenya neza, kuko ibi nkubwiye bizagufasha niko kumenya ko Yesu atagucira urubanza, ahubwo agutsindishiriza. Ni Satani wiyambitse ishusho ye ngo akunda kubwire ko Imana igucira urubanza. Reka subize iki kibazo cya nyuma mbashimira kwihangana kwanyu n'umwete, ndetse n'abashimira kubohoka mukabaza ibibazo byanyu nk'uko bibari mu mutima, n'ukuri Imana ibaha umugisha. Mwakoze. Ikibazo kiragira kiti ese mwadusobanurira uburyo uko kugwa Bibiliya itubwira ko ugwa akava mu byizerwa bidashoboka ko yakongera kuba mushya?
aho kwaba gutandukanye no gusubira inyuma, kuko mu busanzwe tuzi ko umuntu ajya asubira inyuma ariko nyuma yakongera kwihana akaba umwere nanone. Hari ikintu kizangora ko nimvuga gutyo ndatinya ko mu byumva ukundi bizabagora kuvana mu mutwe, no kumva ko iyo umuntu yakoze icyaha akagaruka akongera akacyatura aribyo bimuhesheje uburenganzira bwo kugira ubugingo buhoraho. Oya, ntabwo ubugingo buhoraho tubuhabwa nuko twatuje akanwa kubera bya byaha twakoze, cyangwa se iyo twabikoze twabutakaje ubugingo. Oya, ubugingo buhoraho twabuhawe ubwo twizeraga Kristo Yesu, tubufite 100%. ahubwo kwatura ibyaha byawe no kubyihana no kubisabira imbabazi birimo birakora igikorwa cyo turakizwa ubu, ya ntambwe ya kabiri y'agakiza yo kurushaho gusa na Yesu, cyangwa se yo kurushaho kwiyambura imirimo ya kamere, cyangwa se yo gupfa k'umuntu wawe wa kera, cyangwa se kubohoka ku mbaraga z'icyaha n'ibyaha byari bigushikamiye. Ariko ntabwo ari byo biduhesha ubugingo buhoraho. Ndifuza ko ibi mubimenya pe. Simbabwiye ko kwatura mugomba kubireka, ni ngombwa kwatura, ariko umenye ngo kwatura ngiye gukora ibi si byo bitumye nongera guhabwa ubugingo. Ndabizi hari abantu bajya gusenga mu mana nongera wandike izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. No kurusenze nabi, izina ryawe ryaranditswe already. Imana ntisibisibura kuko duhora tugwa buri mukanya. Ikindi, ntitujya dusobanukirwa amagambo ane y'ingenzi abakristo dukunda kwitiranya: ijambo kugwa, gusubira inyuma, kuyoba no kuvangirwa. Aya magambo turayitiranya. Kugwa nicyo kintu gito muri Bibiliya kuruta ibindi, ni nacyo kintu kidateye ikibazo, kandi mwebwe mukigira ikibazo kuruta ibindi. Kugwa, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa akageza 7 ntabwo azarambarara. Ni Dawidi yavuze, na Mika 7 ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa akageza 7 ntabwo azarambarara. Ndagira ngo mubitekereze muri logique basi. Iyo umuntu ari mu nzira akagwa, nta na rimwe byari byabaho ngo umuntu agume hasi. Cyane cyane abadamu bo agwa yimunyamunya kandi akabyuka vuba vuba, ndetse rimwe na rimwe tumenya ko twababaye iyo tugeze mu rugo. Kugwa biterwa n'impamvu nyinshi. Urugero, bishobora guterwa n'inzira uri gucamo bikagutera kugwa, bishobora guterwa n'imitego y'abantu baguteze bikagutera kugwa, bishobora no guterwa no kurangara kwawe nabyo bikagutera kugwa. Kugwa bizaterwa n'impamvu nyinshi zitera umuntu kugwa iyo ari mu rugendo. Nta na rimwe Imana ijya ibigira ikibazo, ahubwo iravuga ngo byuka wongere ukomeze wihanagura umukungugu, ariko kwatura, ariko gusaba imbabazi, ariko gusubira mu gusenga ngo usubizemo imbaraga ukomeze urugendo. Kuvangirwa ni ibintu nanone twitiranye. Munyemerere ngarukire gusa ku cya kabiri, aricyo cyitwa gusubira inyuma. Gusubira inyuma nicyo kintu kiruta ibindi Bibiliya yanga. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10:37 haravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwitaho, ntuzamwishimira. Gusubira inyuma ni iki? Ni igihe wari ufite icyerekezo cyo kujya ahantu kanaka, hanyuma cya cyerekezo ukagita ugasubira inyuma, ukagira icyerekezo cyaho uvuye, nicyo bita gusubira inyuma. Njya mbona abantu baza bakavuga ngo Imana imbabare nasubiye inyuma. Oya, ahubwo vuga ko waguye, vuga ko wacitse intege. Naho gusubira inyuma ni ukuba warahinduye intego. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe yari intego yanjye, hanyuma noneho subira inyuma, intego yanjye yongera kuba mu byaha no gutumbira ibindi bitari Yesu. Rero gusubira inyuma nicyo kintu kibi kurenza ibindi. Kugwa byo nabivuze koko, ariko wibuke nabisobanuye. Bibiliya yera murongo wa 4 ngo akagwa akabivamo. Kuva mu nzira ni ukuvuga ngo yaguye, abanza gushwa n'ibigusha nyine twavuze, hari imitego, hari ubuyobe, hari ibintu byagutumye ugwa hasi. Hanyuma ntiwanagwa gusa ngo ugume hasi. Oya, waraguye uva mu nzira ufata indi nzira. Nicyo Bibiliya itubwira. Nabisobanuje Ikinyarwanda bakoresheje muri Bibiliya ijambo ry'Imana kivuga ngo agahakana. Uko kugwa ukavamo mu bundi buryo twakabisimbuza inshinga ivuga ngo agahakana Yesu yari yemeye. Rero unyumve inshuti yanjye, kugwa n'ubu tubihoramo. Nicyo gikorwa duhora nakuze numva bavuga ngo runaka yangushije. Umuntu ashobora kugutuka ukananirwa kwihangana nawe ukamusubiza, ukaburaguye, uguye mu cyaha cy'umujinya, uguye mu mutego w'umujinya, urahaguruka ugasaba imbabazi ukongera ugakomeza urugendo. Ibyo ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibi cyane ni ukuvuga ngo kuba namaze gutukana nta mpamvu yo gukomeza gukizwa, ngewe nisubiriye mu byaha. Iki nicyo bita gusubira inyuma. Rero Imana ibaho umugisha.
mbahaye nyemerere aho utasobanukiwe neza wongere usubiremo. Ngewe ni umuhamagaro wanjye, binteye umunezero kuzakomeza kongera kugaruka nkabitangira, yenda nkabivuga mu yandi magambo, ariko tugasobanukirwa agakiza. Ikindi gikomeye kurenza nabonye kinagoye ni uko dufite ibyo tuzi ko ariko kuri tubibayemo imyaka myinshi, ariko mu by'ukuri birironga cyane. Amagambo yitwa kwatura, gukora ibyaha byacu, kumva ko ari byo relation bifitanye n'agakiza, cyangwa se uburyo tubihuza n'akagakiza kaduhesha ubugingo buhoraho. Wowe undi yambwiye ngo ntiyasobanukirwa, wongere usubiremo inyigisho natangiye ivuga ku gukizwa icyo ari cyo. Twarakijijwe, turimo turakizwa, tuzakizwa. Wumva icyo byakoze. Iyo mvuze ngo narakijijwe, mba mvuga ngo nta rupfu, nta teka nzacirwaho, mfite ubugingo buhoraho. Iyo ndi kuvuga ngo ndiho ndakizwa, mba mvuga ngo ndiho ndarwana n'ibyaha, ndiho ndarwana na kamere, ndiho ndarwana no kugwa no kubyuka, ngo ndusheho gusa n'umwami. Iyo mvuze ngo nzakizwa, mba mvuga ngo ntegereje Yesu uzagaruka akanjyana mu ijuru, nkajyaho ibyaha bitaba, nkava muri iyi ntambara y'ibyaha. Yewe nuko nareshyaga, mbahaye ibyo nanjye nahawe n'umwami kumenya. Ibindi ndizera ko umwuka azadufasha kurushaho kumenya ibirenze ibyo ngiye navuga. Imana ibaha umugisha, n'ukuri ndabakunda. Yesu abaha umugisha. Uhoraho Mana nkuru, uhoraho Mana y'icyubahiro, ndagushimiye cyane urukundo rutagira akagero wakunze abari mu isi, warangiza ukabatangira umwana w'ikinege Yesu, kugira ngo abe impongano y'ibyaha, kuko wavuze ko bidashoboka yuko habaho kubabarirwa ibyaha hatabanje kumeneka amaraso. Amaraso nibwo bugingo bw'ikintu, kugira ngo ubugingo bwacu tubone uko tubukiza, maze tuburokore bubabarirwe, tuzabeho iteka. Watanze ubugingo butagira icyaha, ariyo maraso ya Yesu. Ndagushimiye yuko wababaririye ibicumuro byacu. Ndagushimiye ko waducunguye. Ndagushimiye yuko uzatuzura tukajya kubana nawe ubuziraherezo. Uhabwe icyubahiro kubw'umurimo wakoze. Ndasenze Mana, nyuma yo kumvira ijambo ryiza riruta ayandi yose yavugwa, ijambo ry'agakiza, ijambo ry'uko watubabariye, ko watubyaye ubwa kabiri, kudakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu, cyane umubyeyi wacu. Izina abamarayika badashobora kuguhamagara, ntibashobora kuvuga ngo kuko nta n'umwe muri bo wigeze uvuga ngo uyu munsi uri umwana wanjye ndakubyaye, ngo ariko twebweho waratubyaye. Ndagushimiye Mana ko watubyaye ubwa kabiri, ukababarira ibicumuro byacu, ukatwita abana bawe. Nta na kimwe kizaruta ibyo. Iryo shime rizahora ribira mu mitima. Wahabwa icyubahiro. Ndaguhimbariza Yesu, umwana w'ikinege w'Imana. Ndagushimira umwuka wera, umurimo akora mu mutima. Ndagushimira Mana. Ndasenze ngo kubw'ubuntu bwawe bwinshi, urebe uriya ukeneye gusobanukirwa ariko utabyumva. Mana, ukura inyegamo iri mu mutima we, ikura uruhumyi mu bwenge bwe, kugira ngo amurikirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Waravuze ngo niba ubutumwa bwiza butwikirirwa abarimbuka, ab'Imana y'iki gihe yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Mana, mugirire ubuntu nawe asobanukirwe, kugira ngo yakire, amenye, agendere mu mudendezo w'agakiza waduhaye. Kura kujijwa. Hari ibihome by'idini, hari ibihome ya theories zitarizo, ibyo twakuriyemo bidahuye n'ukuri kw'ijambo ryawe, nabyo bisenye, kugira ngo Mwami duhindurwe bashya. Ubisenye, Satani ntiyubake ikindi gihome cyo kwigomeka no kurwanya no gusuzugura itorero, ahubwo bidutera umudendezo n'urukundo rwo kumenyesha abandi ubuntu n'agakiza twaherewe muri Kristo Yesu. Girira neza buri wese uri hano, mweretse umutima wese ukwifuza ngo uwuhaze. Waravuze ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Mana, waravuze ubwawe ngo muzagenda mushaka mumbone, nimushaka n'umutima wanyu wose. Uravuga ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Ureke umutima ugushaka ukubone, abaguhamagara ubitabe, abagushaka n'umwete bakubone. Uhaze inzara dushonje yo guhazwa urukundo n'ubuntu bwawe, uzabukoze Mana. Girira neza buri wese, abubatsi ngo ubahe umugisha, abakiri ingaragu ubagirire neza. Ndabizi icyifuzo cyabo ni uko bakuru bakazaba abagore n'abagabo bakubaha. Ubagirire neza, ubahe gukundwa no gukunda. Mana, nkweretse n'ibindi byifuzo bibabaje umutima abantu batabwira abandi.
uyibasubize kuko uri Imana nziza. Iri joro ritubere ijoro rituje, ijoro ry'umunezero. Komeza uganirize imitima yacu aya magambo, uturinde ko iyi mbuto yagwa mu mutima, yagwa mu kumva kwacu ikamera nk'iguye ku kara, ahubwo uhindura imitima ubutaka bwiza kugira ngo yere imbuto imwe 100, 50, 30 bityo bityo. Icyubahiro cyose kigarukira Imana, gushyirwa hejuru bibi byawe, ariko amahoro, umugisha, kumenya Imana no gusa nayo bibi byacu, mu izina rya Yesu, amen.